Mama. Wadi? Ingoma turayibona. Ntabwo nayibonye. Ntabwo wayibonye? Kandi wari urimo? Ntabwo nayibonye. Twatangiye. Hi. Mumeze mute? Meze nabi. Bakunzi ba Happy Family Rwanda rero ubu ngubu aha ngaha turi twari twaje gushutinga video y'inkomati. Murabona abakinyi ukuntu bameze, turahera kuri Thompson. Inkomati yagenze ite? Ndabona usa neza cyane. Ndi gusa uko abanzi babishaka. Ko abanzi babishaka? Okay, iyi nkomati rero twashatse kwibutsa muri bya bihe twanyuzemo, ibihe bya kera, ibihe byashize. Mwebwe ase iyi nkomati mwakoze mwayifirinze mute? Muyisangiza abantu ko mwayumvaga se mwayikumbuye mwayikunze byagenze bite? Bo nk'ibisanzwe inkomati yabereye Indera. Bazanabibona ukuntu abantu b'Indera dukwa amata. Inkomati yari danje rwose murabibona bamwe bashesheje urumeza, inkweto zaremereye yewe. Amakoti ari gutuma ibiro 10. Inkomati yari danje pe. Abantu bazi ngo ibintu kubikina biroroshye Ibaze ikote wambaye ripima ibiro 10 kandi ufite ibiro 5. Nawe uri kubyumva nyine kuntu bigoye. Ni ikibazo. Ni ikibazo. Tujya kuri Rwinera wakumye kwihishahisha. We muvandimwe muramuvuga hiki? Ari kwirira ubugari. Ubugari. Ari kwirira ubugari yaje kurya ubugari yawutwaye mu ishashi. Kugeza na nubwo avuye mu rugo adahishije nyine n'iki murabyumva. Rwinera y'inkomati wowe wayibonye ute? Ibintu nari mbikumbuye. Ongerishwe ariko. Nari mbikumbuye kabisa. Wigeze ubikoraho se? Cyane byatari. Ubwo buriya ari ukuntu njye na Thompson twe dufite akabifu. Uko bitabaye ngombwa ubundi mbana. Dusubireyo. Dasubireyo. Mpamvu gusubira. Ese nundi ko nabonye Thompson mwamwesheje amazi urifuza kongera kumumwesha andi mazi? Tujya ngo tumushyiremo akantu k'akavitamini twagerageje imbuto zose. Tujya ngo turebe no kubiziba ko byakunda. Noneho abakunzi bacu nibabona Thompson adaheruka kuri nta video duheruka tuzabwira ibitaragwariyemo. Uko ntago inkomati iri busigama Thompson. Uravuga ibitaro uri bwifuriza kugwariramo pe. Abajamaje twa dufitanye beef. Baranyubitse ariko nashaka gukurura uyu mukobwa ngabanza ngo amazi ariko byane. Ese uyu mukobwa ko tubona tatose mwaye muri kumwe mu mazi cyangwa ntabwo we yagaragaye mu mazi? Uyu mukobwa z'ubwenge naga bakunda ibintu by'ibishanga. Ariko uko tudafitanye numvaga uyu muntu ushaka kumwongerera ibiro kuntu. Hari abana bari hano mukanya bari kudusetsa ngo bari bategereje ko uyu mukobwa yitura hasi ngo bakabona mu rusengero. Ngo bashaka kureba urusengero. Basamusuba style noneho. Uyu musista rero urumva? Uyu musista na afite ingeso yo kutoga. Yaje afite akantu kagahuye turabatireka tubanze tumuze. Akabyana kanya umwanda ubitse muri ari ya mazi. We na Thompson bari bafitanye isiri wagira bari bageze Rubavu. Ibintu mwadukorese binabahusha no mu mateka. Hano muri inkomati umuntu utakoze ninde? Gusa abantu bagomba gukurikira Happy Family TV. Iyi video muzayirebe. Kako rubabaje pe. Rubabaje. Ikibazo ngewe nuko tumukoresheje inkomati nta yindi video azongera gukora. Muzayirebe pe. Amezi nk'atatu atari mu bitaro. Uko iyi video iratuvuniye harimo n'ibikomere. Hano kurindira izi boxes zikuma byo byonyine. Ibyangwe bye kubera mu mazi muri kubibona
uwo mumpaye ngo vitamine ihari iyi ni vitamine iyi ni beterave umukobwa bamwita beterave utari bamuzi bamumenye nkanjye ngo ni beterave uyu mukobwa yarengeje kugira amazi agira amaraso bamwita beterave uravuze ngo amazi agira amaraso yarenze urwego rwo kugira amazi aba amazi yaba amaraso ukamwibuka amazi rero bamwita beterave beterave G Igihaga neza. ni ukuvuga ngo ari bubobo kandi kujya mu kazi Igihaga neza. ngeza mu kazi ni Akira abandi bambare kasike. we nta bya kasike twakira Akira ambara kasike mari. nta bya kasike twakira Akira ambara kasike. nta bya kasike ukagereza mu kazi Ambara kasike mari. nta bya kasike ari bubobo amafaranga yose ushaka ntabwo watwara mama yeah